aba bantu babiri Imana yantumye kuvugana nabo, aba bantu babiri Imana yabantumyeho, aba bantu uko ari babiri Imana yabantumyeho. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana yantumye kuri aba bantu uko ari babiri, ukwezi kwa 10. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi ngibi mugiye kubibona. Imana y'amahoro idutabara, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Aba bantu babiri Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umuntu wa mbere Imana yantumyeho. Shalom, shalom, habwa umugisha n'Imana, ni Profete Mugusuhuza, mwifuriza amahoro y'Imana. Iyi ni ya saha y'igitangaza, isaha yo kubohoka, isaha yo kwakira umugisha. Imana impaye ubuhanuzi bwawe, gira hino, icara, wumve neza iyi video, wumve neza iri jambo ry'Imana Imana impaye kuguha. Nzi neza kuri buze guhembuka. Rarika y'abandi bantu nka 5 ubasharinga iyi video, ubabwire ngo nimuze tubane muri aya materaniro, mu mwanya mwiza wo guhembuka, mu mwanya mwiza wo kwakira umugisha, mu mwanya mwiza wo kwakira igitangaza cy'Imana. Imana intumye kuvugana nawe, Imana intumye kuvugana nawe. Hari ibintu Imana igiye guhindura, hari ibintu Imana igiye gukora, hari ibintu Imana igiye kurema. Ni byinshi unyuzemo byaguteye ubwoba, ariko ndabona igihe kigeze kugira ngo uhagurutswe n'Imana, igihe kirageze kugira ngo utabarwe n'Imana, igihe kirageze ngo uhaguruke mu izina rya Yesu. Jambo rirambwira ngo maze Yabesi arasenga, atakambira Uwiteka, aramutakira, Uwiteka aramwumva mu mara umubabaro. Besi yarasenze ati, Mana niba unyumva nyagurira imbago kandi umara umubabaro, byago nibiza bye kumbabaza. Imana y'amahoro itugirire neza. Mana yumva gusenga kwa Yabesi, Imana irangije imwagurira imbago. Nawe ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana yumve gusenga kwawe, Imana ikumvire, yumve gutaka kwawe. Warasenze winginga Imana, warasenze uhamagara Imana, warasenze ngo Imana ize mu buzima bwawe, ngo Imana izi kubohore, warasenze ngo Imana izi kuremere amashimwe. Ariko igihe kirageze kugira ngo amasengesho wasenze Imana yasubize mu izina rya Yesu. Imana igiye gusubiza amasengesho y'abera. Hari abantu basenze Imana, basenga ngo Imana ibabohore, basenga ngo Imana ibagarurize ibyabo byanyazwe, Imana ibagarurize ibyabo byajyanywe. Imana irabigaruye mu izina rya Yesu. Imana ije gukora ibikomeye, Imana ije kubamba amahema, Imana ije gukingura imiryango, Imana ije guca inzira, Imana ije kuzura ibyapfuye, Imana ije kwiyerekana. Hari ibyawe byari byarapfuye, ariko Imana ije kubizura. Hari ibyawe byari byaranze, ariko Imana ibiteye inkunga, irabisapotinze. Wari urimo urarira ku bw'abana bawe, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iguhojeje amarira, iguheye umugisha mu bana bawe. Ukeneye umugisha wo mu bana bawe, ukeneye umugisha mu rubyaro rwawe, ariko uyu mugisha Imana irawutanze, uyu mugisha Imana irawuguhaye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yabesi arasenga, aringinga Imana ati, Mana ntabara, Mana ndengera. Nawe ndaguhanurira, Imana yumvisha amasengesho yawe, Imana yumvishe gutaka kwawe, Imana yumvishe kurira kwawe, Imana yumvishe kwinginga kwawe, Imana yumvishe gusenga kwawe. Warasenze, wahamagaye Imana, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo zo ni mashando wiribirifa. Imana imanuwe no gukora ibikomeye, Imana imanuwe no guhindura amateka, Imana imanuwe no guca inzira, kuko ari Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Hari wicyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro, managurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe mwami wanjye, nyir'ibyaha birimburwe. Ngerageza uko nshoboye kwibuza intamambi z'ibyaha,
nyamara njya mbyibonamo mwami wanjye jya umboneza jya umboneza managurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka nyir'ibyaha birimburwe mwami wanjye nyir'ibyaha birimburwe ninezwe umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru mwami wanjye mwami mbubwirijwe nawe managurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka nyir'ibyaha birimburwe mwami wanjye nyir'ibyaha birimburwe. Imana y'amahoro ishimwe cyane ngo ngerageze uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha ngo ariko njya mbyibonamo mwami wanjye jya umboneza mwami jya umboneza. Reka turebane ijambo ry'Imana Yesaya 45 niho tugiye gusoma uno munsi. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Haleluya. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro. Imana ishimwe. Uyu ni Kuro wabwirwaga ariko unkurikiye none hashyiramo izina ryawe uvuga uti njyewe. Ibi ni byo Uwiteka arimo arabwira Profete Emma, nibyo arimo arabwira Janine, nibyo arimo arabwira Jean Paul, nibyo arimo arabwira Mama Bera, nibyo arimo arakubwira papa. Ibi ni byo Uwiteka arimo arakubwira uwo yimikishije amavuta, uwo mfashe ukuboko. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana igufashe ukuboko, Imana iragukomeje. Ibi ni byo Uwiteka arimo arakubwira. Uwiteka Nyiringabo Imana agufashe ukuboko aragukomeje, nta kintu uzaba. Ibi ni byo Uwiteka arimo arakubwira wowe yimikishije amavuta, wowe Uwiteka yahaye agakiza ke ku buntu. Nonaho Uwiteka arimo aravugana nawe, nonaho Uwiteka arimo arakubwira, nonaho Uwiteka arimo arakuburira. Ibi ni byo Uwiteka akubwira, nibyo akubwira wa mumama we, nibyo akubwira. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uwo yimikishije amavuta nkamuneshereza amahanga ari imbere. Imana ishimwe izi kuneshereza amahanga ari imbere yawe mu izina rya Yesu. Hari amahanga ari imbere yawe ariko Uwiteka amanuwe no kuyakuneshereza. Hari amahanga ari imbere yawe ariko Uwiteka amanuwe no kukurwanirira. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Nonaho wowe unkurikiye umva ijambo ukuntu rivuze. Ravuze ngo nzakujya imbere. Imana ishimwe. Nzakujya imbere mama. Uwiteka ravuze ngo azakujya imbere ahataringaniye haringanize. Azakujya imbere ibyo bikurushya Uwiteka abikureho. Azakujya imbere umva umubwire. Nubwo uri mu makuba, nubwo uri mu bibazo, ariko Uwiteka kugiye imbere. Uwiteka kugiye imbere ntacyo wabasha kuba. Imana ishimwe. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Nzakujya imbere. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana izakujya imbere. Imana izahagararana nawe. Imana izakubambira amahema. Imana ishimwe cyane. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Imana igiye kukujya imbere. Business yawe wakoraga ukabona ntibigenda, Imana igiye kubihindura ibigenda mu izina rya Yesu. Ibitemeraga Imana igiye kubihindura byemere. Ibitakundaga Imana igiye kubihindura bikunde. Imana ikugiye imbere mu izina rya Yesu. Imana ikugiye imbere irakurwaniriye. Imana ikugiye imbere ikumaza umubabaro. Imana ikugiye imbere iguciriye inzira. Imana ikugiriye imbere ihinduye ibyanze guhinduka mu izina rya Yesu. Imana ikugiye imbere mu izina rya Yesu. Hari ibintu byari biri imbere yawe byari biguteye ubwoba ariko ntibyongere kugukanga kuko Uwiteka yamaze kukujya imbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku manywa tuyoboza inkingi y'igicu, ninjoro tuyoboza iy'umuriro. Ntacyakwitanga umugambi w'Imana, ihora iteka iwubereye maso. Ku manywa tuyoboza inkingi y'igicu, haleluya, ninjoro tuyoboza iy'umuriro. Niyo yaturinze niyo izaturinda, ihora iri maso ku mugambi wayo.
cikamo nkomeze. Mva inyuma Farawo we. Imana ishimwe. Imana y'amahoro ikugiye imbere hataringaniye igiye kuharinganiza. Imana ikugiye imbere ibidashobokera abantu, Imana igiye kubihindura ibishoboka. Mu izina rya Yesu, Imana ibihinduye ibishoboka. Zamura kwizera kwawe. Uwiteka amanuwe no kugukorera ibikomeye. Uwiteka amanuwe no kukubambira amahema. Uwiteka amanuwe no kugucira inzira. Uwiteka amanuwe no kugukorera ibikomeye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe cyane. Imana y'amahoro nihimbazwe. Imana ishimwe. Ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Ngo nzamenagura. Imana imenagure mu izina rya Yesu. Hari imbaraga zimaze igihe zigutsikamiye ariko Imana izimenagure. Hari imbaraga zimaze igihe zikunaniza ariko Imana irazimenaguye. Umva mvugane nawe mpanurira ubuzima bwawe. Hari imbaraga Imana imenaguye ku buzima bwawe. Hari imbaraga z'abarozi Imana itesheje agaciro. Hari imbaraga z'abarozi Imana iciye intege mu izina rya Yesu. Hari ibintu Imana iciye intege. Hari ibintu Imana iciye intege. Ibi bintu byakurwanyaga, ibi bintu byakunanizaga ariko Imana ibiciye intege. Imana ibiciye intege mu izina rya Yesu. Imana ikuremeye ubuhamya bushya. Imana ikuremeye amateka mashya. Imana ibiciye intege mu izina rya Yesu. Hari ibintu byakurwanyirizaga mu kazi kawe bikakunaniza kugera ku mugisha wawe ariko Imana ibiciye intege. Imana ibyambuye ubushobozi. Aya masaha Imana irakurengeye. Aya masaha Imana irakurwaniriye. Aya masaha Imana irakubatse. Aya masaha Imana iraguhinduriye amateka. Umva nkubwire, wabonaga nta byiringiro, wabonaga nta nzira, wabonaga ntaho byaca ariko Imana irakuvuganiye mu izina rya Yesu. Aravuze ngo nzaguha ubutunzi. Haleluya. Nzaguha ubutunzi. Imana ishimwe. Buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka. Imana iravuze ngo iguhaye ubutunzi. Hari ubutunzi Imana iguhaye. Hari ubutunzi Imana izanye ku buzima bwawe. Hari umugisha Imana izanye ku buzima bwawe. Hari ibyawe byari byarapfuye ariko Imana irabizuye. Imana iritamuruye none ahangaha. Imana inyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana. Imana inyuranyije amaboko kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'iyi si. Nicyo gitumye Imana igukiza. Nicyo gitumye Imana ikurengera. Nicyo gitumye Imana igutabara. Nicyo gitumye Imana ikumara agahinda. Nicyo gitumye Imana igukuraho umwuma. Nicyo gitumye Imana igukuraho uburetwa. Umva mvugane nawe. Hayizoni mashando wiribiri fairere botaini nitoprevoniya. Imana ikuremeye ubuhamya bushya. Imana ikuremeye ubutsinzi. Imana ikuremeye imbaraga. Imana iguhaye guhaguruka mu izina rya Yesu. Nzaguha ubutunzi. Imana ishimwe. Umva none hawe wari umukene. Umva none hawe wari ubuze ukugira. Ijambo riravuze ngo nzaguha ubutunzi. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hari ubutunzi buri ahantu. Hari ubutunzi utabonaga. Hari ubutunzi bwari bwihishe ahantu ariko Imana igiye kuguha ubutunzi buri ahantu mu mwijima. Ubu butunzi Imana irabuzanye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Nzaguha ubutunzi. Imana y'amahoro ishimwe. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nzaguha ubutunzi buhishwe ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe. Ari njye Mana ya Isiraheli. Umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagaye mu izina ryawe. Imana iguhamagaye mu izina mama. Imana iguhamagaye mu izina. Wa mukobwa w'Imana iguhamagaye mu izina. Wa musore w'Imana iguhamagaye mu izina. Imana iraguhamagaye. Imana irimo iraguhamagara. Imana iguhamagaye mu izina. Akira kugirirwa neza n'Imana. Akira kurengerwa n'Imana. Akira gutabarwa n'Imana. Akira kuzurirwa ibyawe byapfuye. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Imana ikubambiye amahema. Imana ikwaguriye imbago kandi Imana irakurwanira. Reka mpanure. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru impa buno buhanuzi. Yantumye ku bantu bayo. Imana y'amahoro ishimwe. Imana yampaye ubu buhanuzi kugira ngo nze mpanurire aba bantu. Imana yampaye ubu buhanuzi kugira ngo nze mvugane nawe. Imana yampaye ubu buhanuzi kugira ngo nze nkubwire ibi ngibi. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ubu buhanuzi nubwumva ubwakire.
ubu buhanuzi nubwumva nubwawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane, nubwawe wa mumama we, nubwawe wa musore we, nubwawe. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo Imana ibirinduye igitare. Hari igitare Imana ibirinduye kivuye ku buzima bwawe. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikumaza umwuma, kandi Imana ikumaza agahinda. Hari ibintu bimaze igihe bigutera agahinda, hari ibintu bimaze igihe bikunaniza, ariko ibyo ngibyo Imana ibigukuyeho, kuko ari Imana ishobora byose, kuko ari Imana irengera. Imana yanyeretse hari abantu irimo izamura. Imana yanyeretse hari abantu irimo ivana hasi ibashyira hejuru. Imana yanyeretse hari abantu irimo iramara agahinda. Imana yanyeretse hari abantu irimo iramara umubabaro. Imana yanyeretse hari umuyaga. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irimo irarinda abantu. Nkabona umuyaga urahuha, ariko nkabona abantu Imana irabakomeje, barahagarara bashinga imizi. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana iguhaye gushinga imizi muri karitsiye utuyemo. Imana iguhaye gushinga imizi mu rugo rwawe. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ishimwe. Ubu buhanuzi nubwumva, ni ubuhanuzi bugiye guhindura ubuzima bwawe, ni ubuhanuzi bugiye kuguhindurira ubuzima, ni ubuhanuzi bugiye kukuvana ahantu bukagushyira ahandi, kuko Imana impa buno buhanuzi. Nabonaga abantu bashima Imana, nabonaga abantu nkibuhanura batangira gushima, bakibwakira batangira guhaguruka, bakibwakira batangira gukurwaho igisuzuguriro. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana irangije irambwira ngo hari umugisha Imana igiye guha abantu bayo. Abantu banambye ku Mana, Imana igiye kubaha umugisha. Hari indwara zikomeye Imana igiye gukiza abantu bayo. Abantu mugiye kumenya ko Imana igihari kandi kivuga kandi gikora. Imana ishimwe. Imana iracyakora, Imana iracyatabara, Imana iracyarengera, Imana iracyamara umubabaro, Imana iracyamara agahinda. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose. Haleluya, Imana ishimwe. Ni Imana ishobora byose. Ibyawe nabyo Imana irabishoboye. Ubwo bushomeri umazemo igihe Imana ije kubugukuramo. Reka mpanurira ubuzima bwawe. Imana igukuye muri ubwo bushomeri, Imana ikuvanye muri ubwo buzima bupfuye, Imana ikuvanye muri ubwo buzima bwo gupfundikanya, Imana ikuvanye muri ako kazi kakurushya, ako kazi kakubereye akazi k'umubabaro, akazi k'amarira, akazi k'agahinda. Imana ikuvanye muri ako kazi kameze gutyo. Imana ikubambiye amahema. Hari ibintu Imana ikoze, hari ibintu Imana iremye, hari ibintu Imana izanye kuri wowe. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo mbwire abantu ko nimwongere mwizere. Imana yambwiye ngo nimbwire abantu nimwongere muyizere. Iracyakora, iracyashoboye, iracyatabara. Mwongere mwizere Imana, mwongere muhanga amaso mu ijuru. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana yambwiye ngo ije gukora ibikomeye. Imana yambwiye ngo ije kuzamura abantu bayo, abantu biringiye Uwiteka. Imana ije kubazamura, abantu mwiringiye Uwiteka. Imana ije kubakomeza mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Hari abantu Imana yantumye kuvugana nabo. Aba bantu babiri Imana yantumye kuvugana nabo. Aba bantu babiri Imana yabantumyeho. Aba bantu uko ari babiri Imana yabantumyeho. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana yantumye kuri aba bantu uko ari babiri ukwezi kwa 10. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi ngibi mugiye kubibona. Imana y'amahoro idutabara. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Aba bantu babiri Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umuntu wa mbere Imana yantumyeho, Imana y'amahoro nidutabare, ni umuntu wari wihebye. Imana itugirire neza. Umuntu wari urambiwe iby'Imana, umuntu wari uvuye mu masezerano. We wari uvuye mu masezerano, Imana ikuntumyeho mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo uretse kuva mu masezerano, Imana yambwiye ngo igiye gusohoreza abantu bayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana igiye gusohoreza abantu bayo ibyo yavuganye nabo. Imana igiye gusohoreza abantu bayo ibyo yabasezeranije. Nabonye abantu benshi basohorezwa amasezerano. Habona abantu benshi barakorerwa ubukwe. Habona abantu benshi
benshi barabona akazi, habona abantu benshi baraguka, habona abantu benshi baratera imbere, habona abantu benshi byabo byapfuye birimo birazuka. Imana irangije irambwira ngo uyu muntu wari waratakaje ibyiringiro, uyu muntu washakaga kuva mu masezerano, washakaga kwishingira kuko ubona mariage itinze, washakaga kwicira inzira ukajya mu bapfumu kuko uburwayi bumaranye igihe, wa muntu w'Imana ikuntumyeho irambwira ngo nkubwire ngo buretse kwigirira nabi, Imana irururutse ije gukora ibikomeye, Imana irururutse ije gutabara. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo buretse kwigirira nabi, Imana ije gutabara. Buretse kwigirira nabi wa mukobwa we wishingira wiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, Imana yambwiye ngo yururutse kandi ije gutabara. Wa mukobwa we wari warabuze akazi ariko wari wiyemeje kujya gukora mu kabari kugira ngo urebe ko wabona amafaranga, ariko buretse kwigirira nabi, Imana igiye kuguha akazi keza k'umugisha. Imana itugirire neza. Abenshi ubwo ugiye kuvuga ngo abakora mu kabari si abantu. Umva nkubwire, ntabwo Uwiteka Nyiringabo Imana ajya atanga akazi k'agahimano, atanga akazi k'umugisha. Imana itugirire neza. Wa mukobwa we, Imana ije kugukorera ibikomeye. Undi muntu wa kabiri Imana yantumyeho, ibi ngibi ni mubyumve, uyu muntu wa kabiri muzabibona, muzamubona. Uyu muntu wa kabiri Imana yamuntumyeho, Imana itugirire neza, ni umuntu wahize imihigo akaba atari yayisohoraza. Umuntu wahize imihigo ariko akaba atari yayihigura. Higura nyamuneka, higura. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo nibahigure imihigo kuko igihe cyo guhiga indi kirageze. Imana yambwiye ngo nimuhigure imihigo kubera ko igihe cyo guhiga indi cyageze. Imana itugirire neza. Nimuhigure iyo mihigo, muhigure mu izina rya Yesu Kristo. Higure iyo mihigo, iyo wahize yihigure kuko igihe cyo guhiga indi cyageze. Imana y'amahoro idutabare. Hari abantu Imana yagiriye neza baragenda baradamarara baricara, bibagirwa gukora kw'Imana no gutabara kw'Imana, bibagirwa uburetwa Imana yabakuyeho, bibagirwa umubabaro Imana yabamaze. Ibyo barabyibagirwa. Ariko umva nkubwire, biragatsindwa ntibikabe kwibagirwa Imana yakurinze, kwibagirwa Imana yaguhaye umugisha, kwibagirwa Imana yagutabaye. Ibyo ngibyo biragatsindwa ntibikabe. Rero abantu bahize imihigo, ibi bintu uri mu byumva, aba bantu babiri nibiyumva, ntekereza yuko bari buze kumva icyo ndimo ndavuga, bari buze kwiyumva. Birashoboka ko yaba uyu muntu wa mbere yaba ari mu Rwanda, yaba ari mu Burundi, yaba ari muri Uganda, yaba ari muri Canada, yaba ari muri Amerika, yaba ari muri Australia, yaba ari mu Bufaransa, ariko uyu muntu Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro iramurengeye. N'uyu wa kabiri Imana yambwiye ngo nimuhige iyo mihigo, muyihigure vuba. Imana itugirire neza kuko igihe cyo guhiga indi mihigo kirageze mu izina rya Yesu. Rero nimube maso kandi musengeshe umwuka iteka. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe wowe unkurikiye. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo abantu bayo ije kubabambira amahema, abantu bayo ije kubamara agahinda, abantu bayo ije kubamara umwuma, abantu bayo ije kubamara inyota. Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo hari abantu bamaze igihe barwana intambara yo gukiranuka. Imana irambwira ngo ibashyizeho amavuta mashya kandi Imana ibashyizeho uburinzi, nta kintu muzaba. Uwiteka arabarwaniriye kandi Uwiteka abambukije Yorodani yariri imbere yanyu, abambukije Yorodani yariri imbere yanyu. None ahangaha zamura kwizera wakira ubutsinzi, zamura kwizera wakira umugisha, zamura kwizera wakire guhindurirwa amateka, zamura kwizera. Imana ije gukora ibikomeye kandi Imana ije kwitamurura. Rero nimukomere kandi nimukomezanye, mwiringire Uwiteka Imana yanyu, nta kabuza izabagirira neza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hari umuntu wari unkurikiranye none andi muri iki kiganiro, hari umuntu wari unkurikiranye arwaye kanseri. Mpamagara dusengane Imana. Ndashaka kugusengera Imana. Ukinyumva muri iki kiganiro ni ku mwuka w'Imana mbwiye ngo muri iki kiganiro ngo harimo umuntu urwaye kanseri, kwa muganga bayigusanzemo, ariko ndagira ngo nkubwire turasengana Imana. Mpamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, ubundi dusengana Imana, ubundi duhamagara Imana, kuko Imana ni Imana ishobora byose, ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubutware. Reka nkubwire ngo
ndasoreza ahangaha ngiye gusenga. Ubuhanuzi bwo ntakagaruka, isaha y'igitangaza yihoraho, n'isaha yo kubohoka no guhembukiramo. Imana y'amahoro ibahereza umugisha, Imana y'amahoro ibiyereke, Imana y'amahoro ibigaragarize. Kadusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera uyu muntu warunkurikiye. Mwami Imana, muhereza umugisha. Uravuze ngo Mana ishobora byose, uyu muntu wari ugiye kubivamo ngo hari amashimwe umuremeye. Kandi Data Nyiringabo, n'uyu nguyu Data wahize imihigo, hari icyo ugiye gukora, ugatanga uburyo, ugatanga ubushobozi. Mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana idashobora kubeshya. Ngaho ganza kandi utegeke, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ikumpera umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Kora share iyi video igere kure, ndabigusabye. Kora share iyi video igere kure. Kora share iyi video igere kure. Kora share buno buhanuzi bugere kuri buri muntu wese. Mu izina rya Yesu, bikore urarike y'abantu nka babiri, ubararike. Imana iraguha umugisha. Ngaho rero Data kwishimire, reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom, bye.